mbaye ikaze kandi mbashimire mwebwe mukunda shene cyangwa channel ya Bigireherezo TV. Yesu nabaho umugisha aho muherereye. Imana nibarebe neza, Imana nibaha ibyo mwifuza, Imana ibahaze uburame. Mbifurije ku Kinyarwanda cyiza impagarike n'ubugingo. Mbifurije kugira ishya n'ihirwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mbifurije kandi ubuzima buzira umuze. Ibyo byose ndabibifurije. Ikindi mbifurije inoti, mbifurije amafaranga. Buriya tukiri mu isi, mu ijuru nta mafaranga abayo. Mu ijuru nta mafaranga abayo, ahubwo icyo Imana ikora iduha ubwenge bwo kumenya kuyakorera turi mu isi, ikamenya kuduha ubuzima. Yiduhaye ubuzima, niko Yesaya yahanuye, yaravuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Bivuze iki? Biravuze ngo tukiri mu isi, Imana nidutize ubuzima, idutize amagara mazima, tubashe gukoresha amaboko yacu, hanyuma abakiranutsi dukome dushishe nk'imikindo y'i Lebanoni. Imana iguha umugisha rero wowe ufata akanya ugashakisha n'inoti. Burya gusenga gusa, kubwiriza gusa, guhanura gusa, ntekereza ko bitagira umumaro cyane, kuko na Pawulo ubwe yajyaga amara kwigisha kugira ngo ubutumwa avuga butajyaho inkomyi, ngo akajya nimugoroba akaboha ihema ryawe rero niryaguke. Yabesi we yarasenze ngo mama wamaze kumubyara arasenga, avuga amagambo meza, aravuga ngo Uwiteka we unyagure, umbabarire, unyagurire imbago, kandi undinde ibyago n'amakuba ntibimbabaze, ariko unyagurire imbago. Kwagurirwa imbago ni iki? Ni uguhabwa umugisha uri grandi, wagutse. Imana iguha umugisha wagutse nawe usagurira abandi. Ni uguhabwa umugisha, kwaguka. Donc nimba wacuruzaga ibintu bya miliyoni, Imana iguhe ibya miliyoni 5. Donc ugende waguka. Nibyo mbifurije rero. Mbibifurije nanjye, kandi ibyo mbifurije nanjye bingirirweho. Imana inyagure no kuri iyi cano yaguke, ikundwe n'abantu benshi. Munyemere tujye tunayisengera. Iyi cano iza bidasanzwe, abantu bajye bayireba ari benshi cyane. Njya mbona izindi cano zigera ku 100,000, 200,000, emwe na miliyoni. Rero byose birashoboka. Nta kidashoboka mu maso y'Imana, nta kidashoboka imbere y'Imana. Hamwe no gusenga, hamwe no kwinginga Imana, ibyo abana b'abantu badashoboye n'ibyo Imana ishoboye. Reka dusengane Imana tuze kugera mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Ariko mbasuhuze mwese abantu bakunda shene ya Bigireherezo TV, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari muri Australia, ari muri Atlantique. Donc iyi migabane yose igize isi, hari Amerika y'Epfo, Amerika y'Amajyaruguru, Afurika y'Epfo, Afurika y'Amajyaruguru. Donc Afurika hari y'Amajyaruguru, hari ibyo bita les pays Maghreb, biriya bihugu by'Abarabu. Birashoboka ko iyi cano yakwaguka ikagera i Burayi, ikarenga imbibi, igakubita ikagenda ikagera muri Aziya, ikava muri Aziya ikagera muri Europe. Ahantu hose byose birashoboka. Rero dusenga Imana kubw'ijambo ry'Imana Imana idushyize ku mutima, kandi mbaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ubuzima watugeneye. Nubwo uburwayi bujya buba umuntu akarwara, kuko umuntu yambaye umubiri nyine aba yambaye umubiri, ariko tugushimiye ko tutapfuye. Wabaye Imana, twaburaye uri Imana, twariye uri Imana, tutwambaye uri Imana, tutanambaye uri Imana, dufite amazu uri Imana, tutanayafite uri Imana, dufite imodoka uri Imana, tutanazifite uri Imana. Haleluya! Turagushimiye kuri Imana idahindurwa n'ibihe. Turagushimiye Yesu, tugushimiye kuri Imana idahindurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Izuba ryaba ryabaye ryinshi uri Imana idahinduka, izuba ryaba ryabaye rike uri Imana idahinduka. Hariho ubutita uri Imana idahindurwa nuko hariho neje, uri Imana idahindurwa nuko ibintu byahindaguritse, ibiciro byaba byazamutse ku isoko, ntabwo ibyo biguhindura. Uri Imana idahindurwa n'iminsi n'ibihe. Nuhabwe icyubahiro. Tugwaye ikaze rero muri aba bantu bawe, kugira ngo babashe kumva icyo uvugana nabo, kandi nanjye nkubereye umuyoboro kugira ngo nkoreshe iby'ubutwari. Icyo washatse kibe mu izina rya Yesu, amen. Dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Umubwiriza, igice cyaho cya 2, dusome umurongo wa 11.
Iki gitabo cy'umubwiriza ni kimwe mu bitabo Salomo yanditse. Salomo yanditse ibitabo byo nibuka ni bitatu, harimo igitabo cy'imigani ndetse yandika n'indirimbo za Salomo n'iki cy'umubwiriza. Hanyuma iki gitabo cy'umubwiriza abantu bavuga ko ari igitabo cy'ubuhanga. Cyitwa igitabo cy'ubuhanga, ibintu byose kirabifata kikabigira ubusa, bituma rero abantu babitinya. Ibaze gufata umugore wawe ukamugira ubusa, inzu zawe ukazigira ubusa, ibyo waruhiye ukabigira ubusa. Donc harimo ubuhanga bukomeye, harimo ubwiru. Abenshi baranagitinya kucyigishaho, kuko kuza kubwira umuntu ngo ibyo bintu byose wiruka inyuma uri gushakisha ni ubusa kandi tukiri mu isi, urumva ko ari ibintu biba bigoranye. Ariko Salomo we hari impamvu yacyanditse. Mu banyabwenge babaye mu isi nta muntu wari umuhanga nka Salomo. Salomo yari umunyabwenge cyane, Imana yari yamuhaye ubwenge, kuko akigera ku ntebe y'ubwami mu bintu yasabye Imana bya mbere, yabwiye Imana ngo Mana, ndabizi ko kuyobora Abisirayeli bigoranye, unyemerere. Salomo yari umuhungu wa Dawidi. Uyu muhungu wa Dawidi rero ntabwo yihuse gusaba amazu, ntiyihuse gusaba amafaranga, ahubwo yasabye ubwenge. Ngo Imana ngo ibonye ko asabye ikintu gikomeye, ngo ihite imuhana n'ibindi byose. Salomo ngo yari mwiza, si ubwiza gusa, ngo yari afite n'ubwenge bw'Imana. Rero kubera ubwenge bw'Imana, n'ibi bitabo yagiye yandika nimuzabisoma nk'igitabo cy'imigani. Ubundi imigani no mu Kinyarwanda kenshi umugani ugana kariho, kandi rimwe na rimwe ari igihe na Yesu yigishirizaga mu migani, kandi bitaranabayeho, ahubwo ari ukugira ngo bishushanye bizaba. Rero munyemere dusome iki gitabo nyine uyu mubyeyi yanditse, uyu mukozi w'Imana, umwami witwaga Salomo, umuhungu wa Dawidi. Igice cya 2 umurongo waho wa 11. Bibiliya yavuze ngo maze nitegereje imiruho yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose niruhije nkora, sanga byose ari ubusa. Umva, kandi ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kandi nta gifite umumaro kiri munsi y'ijuru. Umva ibintu Salomo avuze. Nk'ubu ashobora kuvuga gutya imiruho, imihate tubamo, akavuga ngo ibyo byose turi gukora ni ubusa, ariko hari icyo yashakaga kuvuga. Aravuze ngo maze nitegereje imirimo yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose niruhije nkora, sanga byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kandi nta gifite umumaro kiri munsi y'ijuru. Dusoma umurongo wa 18. Aho ngaho muri icyo gice cya 2 dutaruke umurongo wa 18, aravuze ngo maze nanga imiruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko nzayisigira undi muntu uzansimbura. Umva, kandi ngo ibintu byose, donc ari gusa nkaho yicuza, kuko arareba imvune yavunitse, akareba ibintu byose ari gukora, akareba akabona byose nta mumaro bizamumarira, azabisigira abandi. Ariko ndaza kubaganiriza akantu kamwe gusa numva ngendereye. Dutaruka umurongo wa 23 tubara dusoma, tuze gusoma n'ahandi Imana yatuteguriye ko tuganira namwe. Umurongo wa 23 aravuze ngo kuko iminsi ye yose ari agahinda n'imiruho ye ari ishavu, ndetse na nijoro umutima we nturuhuka, ibyo nabyo ni ubusa. Salomo wenda gukunda cyane, aravuze ngo kuko iminsi ye yose ari agahinda n'imiruho ye ari ishavu, ndetse na nijoro umutima we nturuhuka, ibyo nabyo byose ni ubusa. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, igice cyaho cya 4 duhere ku murongo wa 1. Bibiliya yavuze ngo uburuhukira Imana yageneye abayizera. Nibyo, hariho imiruho, ariko hariho n'uburuhukiro. Amen. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Dusome ku murongo wa 1 igice cya 4 urwandiko rw'Abaheburayo. Bibiliya yavuze ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa naho atarishyikira, kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka ba bandi, nyamara ijambo bumvise
ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho mwebwe ubwo twizeye kwinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Imana nidutabare, Imana nitugenderere, kandi Imana nishimwe muri byose. Hashimwe Imana yatugeneye igihe cyo gukora, ikatugendera n'igihe cyo kuruhuka. Twumve icyo Yesaya we yahanuye, igice cya 57 umurongo wa 2. Bibiliya yaravuze ngo agera amahoro umuntu wese, agera mu mahoro umuntu wese wagendaga akiranuka, azaruhukira ku buriri bwe. Agera amahoro umuntu wese, agera mu mahoro umuntu wese wagendaga akiranuka, azaruhukira ku buriri bwe. Tujye kuganira akantu kavuze ngo nimwihangane imiruho, mwihanganire imiruho y'iyi si, tugiye kuzaruhuka. Haleluya. Kandi imiruho turuha ifite ibyiciro. Utaruhijwe n'isi aruhijwe na shitani. Donc turwana n'ibintu bitatu: isi na satani n'umubiri. Utaruhijwe n'isi arushywa na shitani, utaruhijwe na shitani arushywa n'umubiri we. Ibi bintu biraturwanya ku buryo tugeraho tukananirwa, twumva ducitse intege, tukibaza n'abo turibo. Rimwe na rimwe ari igihe umuntu aba mu buzima agakora ibintu akibaza ibimubayeho cyangwa ibiri kumubaho, umutima we ukananirwa, nawe ubwe akananirwa. Njya mbyumva kenshi nk'iyo ndi kuri mashini, wenda hari ibintu ndi gutayipinga, ndi kwandika, ndi kuruha, ndi gushaka ibitunga urugo, cyangwa se bosi nimba yamaye akazi akabambwira ngo izi tasks, iyi proje naguhaye kurangiza, utegetswe kuyirangiza mu masaha 48, kandi ni ibipapuro birenga 100, ni farde zingahe. Ndagenda nkakora nkumva ubwonko buraruha, amaboko ararushye, umugongo urananiwe, ndetse n'amaso akagera igihe akaremererwa. Sinzi niba birakubaho wowe. Emwe no kwiga mu ishuri, Salomo yaravuze ngo kwiga cyane ho binaniza ubwonko, binaniza n'umubiri. Ngo ariko ibyo byose umuntu aruhira mu isi, Salomo aravuze ngo bimeze nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kuko ibyo umuntu aruhira mu isi ngo azagera igihe abisigira abandi bamusimbure. Kubera iki se? Kubera iki iyi miruho turuhira mu isi tutazabona ingororano z'ibyo turuhira mu isi? Ngo wenda duhembwe tubone ingororano tukiri mu isi. Ese birashoboka ko wabona ingororano ukiri mu isi? Wararushye, warananiwe, warakoze, ese ingororano wazibona? Yego birashoboka. Ubundi ingororano tukiri mu isi, Yesu we yabibwiye Petero, aramubwira ngo Petero, mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, icyo musabwa ni ukunkurikira gusa. Kuko ihamagara Petero na Yohana n'abandi bari kumwe na Andreya, yabasanze mu mwuga w'uburobyi, bari kuruha, baraye amajoro, kuko icyo gihe nta kintu ngo bigeze bafatisha, byari byanze. Hari igihe umuntu aruha ashakisha bikanga, ugacuruza bikanga, ukanyonga igare bikanga, ukamotara bikanga, ukajya muri tagisi bikanga, ugakora transport yo mu ndege bikanga, ukajya uvana utuzigo Dubai ukatuzana mu Rwanda, ugakura utundi mu Bushinwa ukatuzana. Iyo ni imiruho yose turuha dushakisha ubuzima, ariko hari igihe byanga. Salomo atavuga ngo ibyo byose turuhira mu isi ngo bimeze nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kuko niyo umuntu apfuye, iyo umuntu apfuye ngo abisigira abandi bakaba ari bo babyirira. Nkibaza ngo rero se beneda, mubona iyi miruho izarangira ite? Ese ubu buzima tubamo mubona buzarangira gute? Ariko nkuzana ijambo ryiza rivuga ngo nimwihanganire imiruho turimo none, twihanganire imibabaro, twihanganire imiruho isi turuhije. Hari n'abantu baruhijwe n'ibyaha, umuntu akihana ibyaha ntibirangire, akihana icyaha ntigicire, akihana wenda nko kwiba ntibirangira, akiba ariko
ntajya anesha kwiba rihano uyu munsi ejo akabisubiramo, n'uwo ni umuruho. Ukihana gusambana ejo ukasubira ukongera ukabigwamo, ukihana kunywa inzoga ejo ukongera ugafungura byera ukongera ukanywa, nawo ni umuruho. Ukihana kuvuga nabi ariko ukabona kuvuga nabi byarakunaniye, ubwo nabwo ni umuruho. urindushye mu zindi, urarushye, urananiwe, kandi nta muntu wakuruhura uretse umugabo umwe witwa Yesu. Kandi umuruho wose kamabwire, nta muruho w'umusirimu ubaho. Imiruho yose ni imiruho, waba ukize, waba uri umukene, waba uba mu ma etaje ukaryama muri foro ya 20, nawe ushobora kuba urushye, unaniwe, hari ibikunanije, urarushye. Swate se abana barakuruhije, urubyaro rwakurushya, imiryango yakunanira, nemwe itorero ryakunanira, ryakurushya, ubamo ukoreramo, ahantu hose waruha. Ariko hari ikintu ushaka kubwira gikomeye cyane, nshaka kukuzanira aka kanya, kuguteramo ibya byashoboka ngo mfate urushinge nyiguteremo, cyitwa kwihanganira imibabaro. Ngo nimwihanganira imibabaro muzaba mwerekanye ko muri abakristo, cyangwa se muri abana b'Imana nyakuri. Nimwihanganira imibabaro, mwihanganira imibabaro n'imiruho n'agahinda duhurira nako mu isi, kuko tugiye mu kanya gato, abera, haleluya, tugiye kuruhuka. Ese tuzaruhukira he? Tuzaruhukira he? Haleluya. Mwumva uzaruhukira he? Abenshi ngo nta muntu ngo upfa kuruhuka, ngo umuntu aruhuka yapfuye. Haleluya. Umuntu aruhuka yapfuye, niko benshi babizi. Ariko burya ntabwo umuruhu urangiye, kuko hazazaho doke nimba warakoze neza. Twebwe abakoze neza nimukiranuka, reka mbamenera ibanga, muzajya mu cyo bita paradizo. Iyi paradizo rero tuzaba turimo ntabwo ari mu ijuru. Paradizo ni ahantu imyuka y'abera iteraniye, izaba irindiriye umuzuko w'abapfuye. Aba bantu bari muri paradizo rero ubwabo baratuje, ntawe umenyana n'undi. Aka kanya ntawe umenyana n'undi, oya. Ahubwo twebwe Kristo navuze impanda, itorero ry'Imana rizazamurwa. Iri torero ry'Imana ni ya myuka y'abera yapfuye yizera Kristo, kuko ubu ngubu iraruhutse. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe Bibiliya ivuze amagambo akomeye, iravuze ngo umuntu naruha ari mu miruho y'isi. Ibyo umuntu ari barimo ari kuruha byose ngo bimeze nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kuko birangira apfuye, kandi yamara gupfa bikaribwa n'abandi. Uyu muntu rero upfuye, mujye mwitonda na rya jambo ryitwa ripu. Ripu ni iki mu Cyongereza? Rest in peace. Donc rest ni ukuruhuka, ini bivuga mu, peace ni mu mahoro, amahoro. Rest in peace, ruhukira hehe? Ntabwo abantu bose bapfuye baruhukira mu mahoro, kuko mu mahoro ni muri paradizo. Niba upfuye wizera Kristo, urajya muri paradizo, urajya ahantu hari imyuka y'abera. Hari abantu bamara gupfa ahubwo bagahita bajya ahandi hantu ntazi, atari muri paradizo, kuko muri paradizo hajya imyuka y'abera bakoreye Imana, kuko baba barindiriye kuzabona umuzuko w'abapfuye bizera Yesu. Haleluya. Aba bantu rero netolazi inibi fonse la kodra enotitalazi edra. Ndafashijwe kandi ndumva ijwi ry'Imana rivuze ngo tugiye kuzaruhuka, nimwihangane. Yego nibyo uraburara, ariko ihangane. Nibyo bagusohoye mu nzu, cyangwa se ufite credit yakuzengereje, iyo ni imiruho turi kuruha mu isi. Ariko niwihangane, mwihanganiro miruho n'imihate y'iyi si, hagiye kuzaho kujya kuruhuka. Ahubwo se uzaruhukira? Wumva ubuzima bwawe n'uburangi, umva uzaruhukira? Nicyo wakwibaza, nanjye nakwibaza. Uburuhukiro bwawe n'ubu uri gukora iki cyata gutuma nawe winjira mu buruhukiro bw'abera, aho bazaba baruhukiye? Umva kuntu Yesaya bivuze. Yesaya avuze amagambo akomeye. Haleluya. Aravuze igice cya 57, aravuze ngo agera mu mahoro umuntu wese wagenze akiranuka azaruhukira ku buriri bwe.
umuntu wese wagiye ukiranuka agera mu cyo bita amahoro. Aya mahoro Yesaya yarayavuze, donc rest in peace. Uwakiranutse niwe winjira mu cyo bita rest in peace. Hello, are you getting me? Muri kunyumva? Umuntu wese w'umukiranutsi bajya bareka kubabeshya ngo umuntu yapfuye, ngo yageze ngo mu ijuru, ngo yangwe Imana yamuhamagaye, ngo yitabye Imana. Reka da, hari n'abita abashitani. Ntabwo umuntu wapfuye yizera Imana niwe ajya mu buruhukiro bw'abera ku buriri bwe. Imana yamuteguriye uburiri bwe muri paradizo, aryamye muri paradizo. Umuntu wese afite uburiri bwe. Reka nkubwire ko nawe ufite uburiri bwawe muri paradizo. Oh, haleluya! Nawe ufite uburiri bwawe. Umuntu muri kumwe akakanya mubwira ngo nanjye hari uburiri bwanjye muri paradizo. Paradizo y'abera. Mfite ahantu nzaruhukira. Uburiri bwanjye kandi ntabwo narabukoreye. Ngewe mfite uburiri bwanjye. Nzaruhukira mu mahoro, ntawe uruhukire mu yandi. Ubabera b'Imana ubu ngubu dutegereje kujya kuryama ku buriri bwacu. Ubu buriri rero Yesaya yahanuye ntabwo ari uburiri busanzwe. Ntabwo ari uburiri busanzwe, ntabwo ari uburiri busanzwe. Umva kuntu Pawulo yandikiye Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo. Bibiliya iravuze ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Aravuze ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa naho atarashyikira. Hari uburuhukiro. Uburuhukiro ni amahoro. Yesu ashimwe, buracyariho. Amen. Bibiliya ivuze iki ku murongo wa 2? Biravuze ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka babandi, nyamara ijambo baryumvise ntibaryiringiye, ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjire muri ubwo buruhukiro. Imana nishimwe. Twebwe abizeye Yesu, abakijijwe, abantu twamaze gusobanukirwa umwami Yesu n'umukiza akatubera ibyiringiro, hari uburuhukiro. Narinje kugukumbuza uburuhukiro bw'abera. Oh, haleluya! Umuntu muri kumwe, ndabizi ko ushobora kuba uri kumwe n'abantu cyangwa se nawe ubwawe, ibwire ko ufite uburiri bwawe. Reka nkubwire ko ufite uburiri uzaruhukiraho. Ego, ndafashijwe. Rest in peace. Ruhukira mu mahoro. Ntabwo nje kubwira ngo pfa, ariko tuzajya no mu ijuru dupfuye. Uzapfa, tuzapfa, twese tuzapfa. Rero abarokore benshi batinya urupfu, ariko njye ntabwo ntinya urupfu kuko nzapfa kandi hari uburuhukiro bw'abera. Nzapfa, nawe uzapfa, n'akana kazapfa. Tuzapfa, hari uburuhukiro bw'abera. Hari uburuhukiro bw'abera kandi uburiri bwacu burahari. Ndumva ubwo buriri buhari, burateguye. Tuzajya kuruhukira ku buriri bw'abera. Kandi Kristo naza azavuza impanda na marayika ukomeye, hanyuma twebwe abapfuye, donc abazaba baramaze gupfa, barapfiriye muri Kristo Yesu, nibo bazabanziriza kumva impanda abandi. Hanyuma ijwi rya Kristo bazaryumva kuko bapfuye bumva Yesu. Amen, bizera Yesu. Bibiliya ivuga amagambo akomeye muri Yohana. Biravuga ngo intama zanjye ndazizi, nanjye ziranzi, iyo nzihamagaye ziranyitaba, zizi ijwi ryanjye. Kuko na Yesu naza azaza ahamagare abo baziranye. Niyo mpamvu Isirayeli mbonye yavuze ijambo ryiza ari kuririmba, yaravuze ngo ni Nasiri na Yesu, donc afitanye ibanga na Yesu. Abo rero bafitanye ibanga na Yesu nibo bazumva impanda bwa mbere. Noneho natwe bazaba bakiriho, nitugira umugisha tukazaba tukiriho. Ejo bundi nabigishije amagambo akomeye, mbabwira impamvu kubera icyo abantu batakiramba. Abantu bapfa basa nkaho bakenyutse, nta kindi ni icyaha. Donc imyaka yacu ni 70, ariko twagira umugisha ikaba 80. Sinzi rero ko tuzageza 80, kuko ibihe biragenda birushaho kuba bibi, ariko hamwe n'Imana ibitwemereye twayigeza, cyangwa kandi dushobora no kutageza kubw'inyungu z'Imana bwayo bwite. Ari Imana yemera kugenda kugira ngo ikore ubugingo bwawe utazamera nk'abandi, kubw'urukundo rugukunda. Ikareba ikabona uzashayisha, igahita ikujyana ikabikubitse. Hari uburyo Imana ifata abayo ikabibabitse muri paradizo kugira ngo shitani atabanyaga ubugingo bwabo. Ibyo nabyo Imana ijya ibikora, icyo nacyo mukimenye. Noneho rimwe na rimwe tugatangira kwivovota ngo apfuye ate, bigenze gute. Kubw'inyungu z'Imana igiye ifata abayo ikabajyana, ikajya kubashyira ku buriri bwayo muri paradizo yageneye abera, kubw'inyungu zayo bwite, kugira ngo bazabone ubwami. Rero nkwifurije kuba mu buruhukiro, kandi nkwifurije
kubona ubuzima buzira umuze mukiri mu isi. Hariho uburuhukiro, tuzaruhukira kandi mu mahoro, ndabizi neza. Rero mukorere ubwami, mukorere ijuru. Amen. Hari uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Niko Pawulo yandikira urwandiko rw'Abaheburayo. Bavuga ko rwa rwandiko rw'Abaheburayo rwanditswe na Pawulo, ariko muri teoloji baba ngo ntabwo ruzwi uwarwanditse, ariko mu bigaragara ubona ko ari Pawulo yari umuhanga cyane. Avuze amagambo akomeye ku gice cya 4 umurongo wa mbere. Rero titire yari avuze ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Bivuze ngo rero hazabaho kuruhuka. Salomo avuze ibintu bikomeye, avuze igitabo cy'umubwiriza, munyikirize haleluya. Igitabo cy'umubwiriza Salomo avuzemo ibintu bikomeye, igice cya 2, wumve ko ntavuze umurongo waho wa 10. Nuwo mwaravuze ngo maze nitegereje imiruho yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose naruhiye nkora, sanga byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kandi nta gifite umumaro kiri munsi y'ijuru. Ageze ku murongo wa 18 avuze amagambo meza kandi nakunze ngo maze nanga imiruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko nzayisiga nkayisigira undi muntu. Imana nitabara. Urumva, nubwo yayirushye yakoze akoresha amaboko ye, akaruha, agakorera amafaranga, akarunda amazu, akubaka, ariko ntabwo ari bazabirya kuko wazabisiga. Urumva, aravuga ngo ibyo byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Kandi Salomo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo igice cya 3 ngo ikintu cyose kigira iherezo ryacyo, n'icyaremwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Amen. Ngo Imana yageneye buri kintu cyose igihe cyacyo. Rero ntimwishuke, Imana nintegurizwa ijuru. Buri kimwe cyose munsi y'ijuru gifite igihe cyacyo, igihe cyo gupfa n'igihe cyo kubaho, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kudahoberana, igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana, igihe cy'imvura n'igihe cy'izuba. Buri kimwe cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Tugeze kuri iki gice cyaho cya 3 umurongo 8 ngo igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo byose Salomo avuze, buri kimwe cyose yakigeneye igihe cyacyo. Ubuzima rero tubamo ni imiruho, ni ibibazo, ni indwara, ni gusohorwa mu nzu, ni gukubitwa, ni gusuzugurwa, ni ugutukwa, nta gaciro ufite muri sosiyete, ni ukubura akazi. Ni imiruho gusa, ni imiruho. Niyo ugize ngo ubonye cyitwa uburuhukiro, n'utwa dufaranga tw'inica n'ikize ukagira ngo waruhutse, oya, ntabwo ari uko kuruhuka. Oya, uburuhuko nyabwo nubwo Imana yageneye abera. Nkwifurije kuzajya mu buruhukiro bw'abera, nkwifurije kuzinjira mu buruhukiro bw'Imana, kandi Yesu aguha umugisha. Utarakemwa Yesu umwami n'umukiza, umwakire none, kuko iherezo ry'abera ni uburuhukiro bw'abera, kandi hari uburiri bw'abera. Nshoje nkwifuriza kuzaruhukira ku buriri bw'abera. Abera bafite uburiri bazaruhukiraho, bazaryamaho. Ubwo buriri rero buri muri paradizo, nicyo bita paradizo y'abera. Tuzaba dutegereje umuzuko w'abapfuye, kandi ndabizi ko abera bapfuye bizera Yesu Kristo naza akavuza impanda, bazumva ijwi rya Kristo, hanyuma bazamurwe. N'abazaba bakiriho nabo bazahindurwa Kristo nawe uko azashya icyo gihe niko tuzaza. Dusenge Imana rero, nkwifurije kwihanganira imiruho tuwira mu isi, kuko hazabaho kuruhuka. Ihanganire ubwo bushomeri, wihanganire gusuzugurwa, wihanganire gusohorwa mu nzu, wihanganire gutukwa, wihanganire intambara, wihanganire ibigeragezo urimo, wihanganire gusuzugurika, wihanganire gucirwa mu maso. Birashoboka ko uri mu kazi ko mu rugo, ariko ukabona batakureba neza kwa bosi wawe, cyangwa se bana nakwambuye. Hari igihe umuntu akorera umuntu akamwambura, ariko nabyo byihanganire. Ni imiruho. Uzi kuzinduka saa 10 saa 9 ukoropa ba bosi, ugategura ibyo kurya, bagasanga ibiryo byageze ku meza, ariko bakagucira mu maso. Iyo nayo ni imiruho. Ihangane. Uzi gukorera buri kimwe cyose umugabo wawe, ukamufurira, ukamuterera agapasi, ukamukorera buri kimwe cyose, keyazi kaboneka, ariko ntabone ko uri umuntu w'agaciro mu rugo, akajya kubona utundi dukobwa tw'agaciro turi ku Gisenyi n'ahandi, akakurutisha abandi bakobwa. Iyo nayo ni imiruho uruhira mu rugo rwawe.
ariko ibyo byose ni ibibazo. Uzi kuba ufite umugore waramukoye amafaranga yawe, ntagutegurira ameza, ntaguterera agapasi, ugasigara wifuza abandi bagore, kandi waramukoye. Iyo nayo ni imiruho. Iyi si turimo irimo imiruho. Uzi guturana n'abaturanyi utamusaba amazi, buri wese ari nyamwigendaho avuga ngo nzajya ndya utwanjye nawe urya utwawe, kandi muturanye muri abavandimwe. Nayo ni imiruho. Iyo ni imiruho turuhira mu isi. Uzi kuba mu itorero noneho umuntu wese abona nta kintu wakamaze, uri umuntu udashobotse, umuntu ukurebye akakubonamo ibyaha, rimwe na rimwe bakakwita yuko uri umurozi kandi utari umurozi. Umuntu wese ukubonye turiya n'umukene, nta maturo nta n'icyacuma agira, umuntu wese bataguha agaciro. Iyo nayo ni imiruho turuhira mu isi. Ariko nkundira nkubwire ijambo ryiza, hari uburiri bwawe uzaruhuka. Ihanganire imiruho n'imihate, hazabaho kuruhuka, haruhukiro bw'abera. Turagushimiye nerazi winidrera kotra benefo. Turagushimiye mwana, turagushimiye kuko uri nyir'icyubahiro. Amina, 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 amina. Urakoze ko hagiye kuzabaho kuruhuka kw'abera, abera barushye, abera barushye, abera baruha, abera barara basengera itorero bakananirwa, abera babona ubusambanyi n'ubutinganyi ari bwinshi bakiriza ubusa ibyumweru bibiri, ukwezi kugashira batarya batanywa kubera impamvu z'umurimo wawe. Bararushye, barananiwe. Abo nabo uzabaruhura. Ari abasengera itorero, abasengera igihugu, aba nabo bararushye kuko ntibarya, donc biriza ubusa. Umukanda urabishe, inzara irabishe kubera impamvu zo kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Mamana baba bafite inyungu zawe mwami, kuko nta kindi baruhira, no kugira ngo barebe ko abantu b'Imana bakizwa. Ariko ibi byose umuntu aba ari gukorera mu isi, Salomo bivuze neza ngo byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Uretse Yesaya bihano yaravuze ngo hagiyeho kuzabaho uburuhukiro bw'abera, abantu bose bizera Kristo hazabaho uburuhukiro. Turagushimiye rero kandi aba bantu barushye, bananiwe, bananijwe n'isi n'imiruho yayo, ndakwinginze kugira ngo ubaruhure imitima yawe yiruhure, kandi utange ihumure mu gihe bakiri mu isi. Urakoze kunyumvishije byose, mbisabye mbyingingiye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu aguhe umugisha, Imana iguhe umugisha cyane. Ndagukunda kandi Yesu akagukunda kundusha.